Imana ntishaka ko tuyikorera kubera ko twabimenyereye, ahubwo ishaka ko tuyikorera tuyikunze kandi tuyubaha. Abantu bagize umurengwe, nongeye kubasuhuza bavandimwe kandi inshuti bakristo bene data, abo dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Kristo Yesu, abari mu Rwanda, abari mu bihugu bidukikije, abari ku makontina yose y'isi. Imana yacu nibahereza umugisha. Ngarutse kuri uyu murongo wa Kubaha Uwiteka TV kugira ngo tuganire ku ijambo rikomeye ryitwa umurengwe, rijya rimunga abakristo, rikababuza urugendo, rikababera inkomyi, rikababera uruzitiro, bigatuma batabasha kujya imbere. Tugiye gusoma amagambo turasanga mu Baroma ibice byaho 12. Turasoma umurongo wa 11 gusa. Haravuga ngo ku by'umwete ntimubibyangwe, muhirimbane mu mitima mukorera umwami wacu. Tugiye kongera dusome mu Byahishuwe ibice cyaho 2, igice cya 2, dusoma ku murongo wa 4 n'uwa 5. Haravuga ngo ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nkuri igitereko kitabaza cyawe ahacyo nutihana. Reka twongere dusome amagambo nanone turasanga muri Yesaya ibice byaho 40, umurongo wa 31. Haravuga ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira kuri aya magambo aboneka muri ibi bitabo bitatu dusomye: Abaroma 12 umurongo wa 11, Ibyahishuwe 2, 4, 5 na Yesaya 40 ibice 40 umurongo wa 30. Bavandimwe, hari igihe umuntu aba akiri mu rusengero, agasenga, akaririmba, agatanga amaturo, ndetse agakora n'iyindi mirimo y'Imana, ariko umutima we ukaba warakonje. Amashengesho icyo gihe aba ari amagambo gusa, kuramya kwe icyo gihe kuba ari umugenzo, umurimo ukaba nawo ari inshingano aho kuba ibyishimo. Iyo niyo twita umurengwe. Iyo umuntu yageze mu murengwe akaba yararenzwe ibintu by'Imana, yabirenzwe, kurengwa ni uguhaga ukarenza urugero ukageza kuri rwa rwego ibintu utakibishaka. Noneho iyo umuntu yageze kuri urwo rugero, amashengesho ajya asenga icyo gihe aba ari amagambo gusa, kubera ko ayasenga atasenganye umutima ukunze, atasenganye ubushake, atasenganye inyota, atasenganye inzara, ahubwo aba ari amagambo yonyine. Kandi kuramya, kuririmba, kubyina mu rusengero bye bikaba nabyo ari umugenzo. Umurimo akorera mu rusengero nawe ukaba ujya kumera warahindutse inshingano aho kugira ngo ube ibyishimo. Ibyo rero nibyo bita umurengwe wo mu buzima bw'umwuka. Satani ntabwo ahora ashaka ko tujya mu rusengero gusa, ashaka ko umutima wacu utandukana n'Imana. Niyo mpamvu Yesu
yabwiye itorero rya Efeso ati waretse urukundo rwawe rwa mbere. Ntabwo yavuze ko bari bararetse umurimo, ahubwo ko baretse urukundo rwabo rwa mbere. Tugiye kureba ese umurengwe ni iki? Tugiye kureba umurengwe muri rusange. Umurengwe ni ijambo risobanura kumva urambiwe, utagishishikajwe n'ikintu wari usanzwe ukunda cyangwa ukora, ukumva nta munezero, nta n'imbaraga ugifite zo gukomeza. Umurengwe ushobora guterwa no gusubiramo ikintu kimwe inshuro nyinshi, ndetse ushobora guterwa n'umunaniro, ushobora no guterwa n'ibibazo by'ubuzima cyangwa kutabona impinduka nziza. Turebe noneho umurengwe wo mu buzima bw'umwuka. Umurengwe ni imimerere umuntu ageramo akabura umwete, akabura ishyaka, akabura ibyishimo mu byo yakoraga. Mu buzima bwa gikristu, umurengwe uba igihe umukristu atagira inyota yo kwegera Imana, atakigira inyota yo gusenga, atakigira inyota y'ijambo ry'Imana, ndetse atakigira inyota yo kuyikorera n'umutima ukunze. Ashobora gukomeza kujya mu rusengero, ndetse ashobora no gukomeza imirimo, ariko akabikora kubera akamenyero aho kubikora kubera abiterwa n'urukundo akunze Imana. Umurengwe wo mu rusengero ni ugukonja mu mwuka no kubura umwete wo gukorera Imana. Ntabwo buri gihe umuntu areka gukomeza kujya mu rusengero, ahubwo umutima we uba utagikangukira Imana nk'uko byahoze mbere. Tugiye kureba ese ni ibiki bitera umurengwe. Kutagirana ubusabane buhoraho n'Imana, kureka gusenga no gusoma Bibiliya, icyaha kitihanwe, ibigeragezo n'imibabaro, gukorera Imana wishingikirije ku mbaraga zawe, gukora ibintu bimwe gusa kugeza bibaye akamenyero. Ahangaha niho ijambo ry'Imana ryatubwiye mu byahishuwe ibice byaho 2. Riravuga ngo ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa. Igihe umuntu yageze mu murengwe akumva iby'Imana ntacyo bikimubwiye, icyo gihe areka gusenga, akajya yumva nta mwanya gifite, akabura umwanya wo gusenga, akabura wo gusoma ijambo ry'Imana, ndetse rimwe na rimwe akagira n'icyaha yagize ubwiru yanze kwihana. Abitewe n'iki? Rimwe na rimwe ashobora kugwa mu ntege nke zo kudakomeza iyo mirimo kubera ibigeragezo n'imibabaro yahuriye nabyo, yatewe na bagenzi be baririmbana, yatewe na bagenzi be basengana, cyangwa abo bafatanyije kuyobora. Rimwe na rimwe hari n'igihe umuntu ajya yibwira yuko gukorera Imana kwe bituruka ku mbaraga ze no ku buhanga. Ariko uko ijambo ry'Imana rivuga, riravuga ngo nuko rero ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nkuri igitereko kitabaza cyawe ahacyo, nutabikora niko Uwiteka avuga. Tugiye kureba noneho umurengwe ufitanye isano n'iki. Hari igihe ushobora kwitekerezaho ukumva nta murengwe ufite, ukumva ntiwarenzwe, wakumva iki cyigisho ukisuzuma ugasanga nta murengo ufite. Ariko hano ijambo ry'Imana tubwiye ko umurengwe
ufitanye isano no gucika intege. Suzuma, ese ujya ucika intege? Umurengwe ufitanye isano no kunanirwa. Ese ujya unanirwa ukumva wapi, ukumva umutima ntubishaka? Umurengwe ufitanye isano no kubura umwete. Ese ujya ubura umwete ukumva wakwiryamira, ukumva imvura yaguye utajya gukata urwondo, ukabura imbaraga zigusunika kugenda mu mvura kubera ko imvura iri kugwa ngo ntabwo ujya mu murimo w'Imana? Ujya ubura umwete kubera ko waburaye ukavuga uti ntaho njya n'ubundi naburaye? Ese ibyo nsenga ni ibiki? Ese ujya urambirwa ukavuga uti kuwa mbere nagiyeyo, kuwa kabiri njyeyo, kuwa gatatu njyeyo, kuwa kane njyayo, ukarambirwa ukumva iminsi ibaye myinshi? Ese ujya usubira inyuma mu buzima bw'umwuka ukumva wacitse intege, ukumva wasubiye inyuma, ukumva umwuka yakuvuyemo yarigendeye? Ijambo ry'Imana rero ryakubwiye ngo ibuka aho wavuye ukagwa, wongere ukora imirimo myiza nk'iya mbere. Nubwo umurengwe ubwawo atari icyaha, ariko ushobora gutuma umuntu areka gusenga. Umurengwe ushobora gutuma umuntu areka gusenga, akareka gusoma Bibiliya. Ndetse umurengwe ushobora gutuma umuntu yitandukanya n'itorero. Rimwe na rimwe ukajya utekereza ko itorero ntacyo rikumariye, ugatekereza ukavuga uti nararwaye ariko sinigeze mbona umuntu w'itorero uzi wanjye. Ukibwira yuko buriya ntacyo rikumariye. Itorero rifite icyo rikumariye. None se ubu wavuga ngo so na nyoko kubera yuko utuye kuri uyu munsi ukaba batakikugaburira ukavuga ngo ntacyo bakumariye? Itorero naryo ni umubyeyi. Itorero ni umubyeyi. Itorero niryo ryakwigishije, rigushyikiriza Kristo, rikwereka inzira inyura kugira ngo ushyikire Kristo. Uyu munsi umaze kugera aho Kristo ari, ntabwo ari ugomba gutekereza yuko itorero nta kintu rikumariye. Hari abantu rero bagira umurengwe bakumva itorero ntacyo ribamariye. Ibyo ngibyo bikabatera kugwa mu bishuko, ndetse bagasubira muri bya byaha bya kera bari bararetse. Icya gatanu, umurengwe n'akamenyero. Akamenyero ni ugusubiramo ikintu kenshi kugeza kibaye ibisanzwe. Niba uri umuririmbyi ukavuga uti kuwa mbere ni ukujya muri repetisiyo, kuwa gatandatu ni repetisiyo, ku cyumweru ni ukujya kuririmba, ukabigira akamenyero mu buzima bwawe. Iyo minsi yose uko ujya mu rusengero ukaba udafata umwanya wo gutekereza ku bugingo bwawe, wo gutekereza ku buzima bwawe, ukaba udashobora no gutekereza yuko ugomba kuwushyikiriza Kristo kugira ngo abugenge. Mbese ukabishyira mu bintu byawe ugomba gukora buri munsi, ariko utari kubikorera umwami, ahubwo uri kubikora kuko ari akamenyero, nyine ari ibisanzwe. Gashobora kuba keza, ako kamenyero gashobora kuba keza ryari igihe wamenyereye iyo mirimo ariko uyikorera muri Kristo Yesu. Gashobora no kuba kabi iyo gukorera Imana bibaye akamenyero gusa. Umuntu ashobora gutakaza urukundo n'umwete bikaba nyine akamenyero. Ako kamenyero kagahinduka inzira ijyana ku umurengwe. Iyo akamenyero kabaye kabi, ushobora gutakaza urukundo, ushobora gutakaza umwete. Icyo gihe watakaje urukundo ugatakaza n'umwete, nibwo ka kamenyero gahinduka inzira ijyana ku murengwe. Imana ntishaka ko tuyikorera kubera ko twabimenyereye. Ntabwo Imana ishaka ko tuyikorera kubera ko twabimenyereye gusa, ahubwo ishaka ko tuyikorera tuyikunze kandi tuyubaha. Icya gatandatu, abantu bagize umurengwe. Umugabo witwa Eliya yacitse intege
ahunga Yezebeli, ariko Imana iramukomeza. Hariho igihe cyageze umuhanuzi Eliya yica abahanuzi ba Bayali. Ubwo cyagiye batambaga ibitambo, akababwira ati ubu mugiye kubakira Imana yanyu igitambo, nanjye yanjye ndabubakira igitambo. Imana iri bumanura umuriro ugatwika amazi, igitambo kigashya, niyo Mana tuzakorera. Amaze kwica abo bahanuzi ba Bayali kubera ko bo barasenze umuriro wanga kuza, Imana yo muje bari imanura umuriro. Yabitekerejeho aravuga ati umugore w'umwami arandangiza. Nicyo cyatumye ahunga, ajya gutura mu ishyamba. Ariko icyo gihe Imana ntiyamuretse, ahubwo yaramukomeje. Kare twabonye yuko akamenyero ubwako atari icyaha, ahubwo icyaha ni ibintu bituruka mwako kamenyero. Iyo wamenyereye nabi bikuviramo ingaruka mbi, ariko niyo wamenyereye gukora ibyiza Imana iragukomeza. Ahangaha rero Eliya yacitse intege, yibwira ko Yezebeli arusha Imana amaboko, Imana itari bubashe kumutabara. Umuntu wa kabiri yitwa Mose. Uyu mugabo witwa Mose yaruhijwe n'umutwaro wo kuyobora Abisirayeli. Imana yamuhaye ubufasha. Aba bagabo bitwa Abisirayeli bagiye rwose bananiza Mose, bakamunaniza rimwe na rimwe, bakanamwereka ko kuba yarabakuye mu Egiputa ntacyo yakoze, kubera yuko mu Egiputa baryaga banywaga. Ntibishimira umuhamagaro w'Imana, kuba Imana yari bavanye mu buretwa bwa Farawo, aho bakoraga imirimo badashobora guhemberwa. Niba ushaka kubisoma urabisanga mu gitabo cyo Kubara ibice 11 umurongo w'10 kugera 17. Urahasanga ukuntu ubwoko bw'Isirayeli bwaruhije Mose. Mose nawe agacika intege, agakubita urutare kabiri, ariko Imana yaramufashije. Undi mugabo wa gatatu yitwa Yona. Turabisanga mu gitabo cya Yona ibice 4. Nawe yacitse intege nyuma y'ibyabereye i Niniwe. Imana iramwigisha. Uyu mugabo witwa Yona yajyanye ubutumwa i Niniwe. Imana imubwira iti genda ubabwire ngo nimutihana hano hantu hagiye kurimbuka. Ariko abantu babyumvise, umwami n'abaturage bafata iminsi yo gusenga barihana, Imana irababarira. Ibyo rero byarakaje Yona, bituma yijujuta, anijujutira Imana, yereka yuko itari ikwiye kubabarira. Ariko Imana ntabwo yamurimbuye kuko ari inyembabazi, ahubwo yaramwigishije. Undi mugabo wa kane yitwa Dawidi. Nusoma muri Zaburi nyinshi uzasanga yaragaragajemo gutakira Imana, ariko akomeza kuyiringira. Ni ukuvuga ngo yiyumvishemo yuko we nta mbaraga afite, yiyumva yuko nta ntege afite. Cyakora agira ubwenge bwinshi, we urugendo rwe aruhereza Imana, arakomeza arayitakira. Ariko Imana nayo yamugiriye neza. Umugabo wa gatanu yitwa Yobu. Yobu yanyuze mu mibabaro ikomeye, ariko akomeza kwizera Imana. Nubwo ibibazo byamugezeho ari birebire, bikamubabaza kugeza igihe abantu bose bamucitseho, ndetse atagifite icyo kumufasha uretse Imana yo mu ijuru yonyine abashaka kumwumva. Ariko ya mibabaro ntabwo yatumye anamuka ku Mana, ahubwo Imana yaramukomeje nawe akomeza kuyizera. Icya karindwi, ese ni iki cyavura umuntu ufite umurengwe? Umuntu ufite umurengwe yavurwa no kwihana akagarukira Imana.
niba wumva ibintu by'Imana warabimenyereye, ukaba ujya mu rusengero ukora ko ukwiye kujyayo, ukaba uririmba ukabifata nyine ko ari ukuririmba, warabihinduye nk'uko ujya mu kazi, ari nta gushaka Imana n'umwete bikurimo, umuti wakuvura uwo murengwe ni ukwihana no kugarukira Imana. Usenga ubudasiba, usaba Imana kuguha imbaraga zo kuyikunda, kandi ugasoma uzirikana ijambo ry'Imana. Harimo n'ababihinduye intego yo kurisoma nk'akazi, ibintu by'Imana akabihindura akazi, akumva azarisoma ariko agambiriye gukuramo inyungu. Nawe urasaba kwihana no kugarukira Imana, ukajya usoma ijambo ry'Imana uzirikana ibiryanditsemo. Ugomba guterana n'abandi bizera. Niba warageze kuri rwa rwego uba ubona kujya guterana ntacyo bikubwiye, uko abandi bahirimbanira kujya ku rusengero ugahirimbanira no kuryama, ariko ijambo ry'Imana arakubwira ngo wa munyabitotsi we, wa munyabutewe, uzasinzira ugeze ryari? Wabaye nk'ibimonyomonyo, kubera ko ibimonyomonyo ngo byibikira ibiryo bizabatunga igihe izuba rizaba ryavuye. Nawe wakumbura ukajya uterana n'abandi, ukumva guterana n'abandi bizera bikuryohera. Kandi n'umuririmbyi niko aririmbye, aririmba ati nk'uko iminsi igenda irushaho kubegera, aba ariko nawe mugira umwete wo guterana, kugira ngo ahari Imana nireba ibyago bizatera ibibakize, kubera ko mwegera Imana mukayisenga. Ugomba gusaba Umwuka Wera kongera gutwika umuriro, kongera gucana umuriro n'urukundo ndetse n'umwete mu mutima wawe. Bene data, akamenyero ni ikibazo gishobora kugera kuri buri mukristo wese. Ntabwo akamenyero gashobora gutinya umuyobozi, akamenyero ntigashobora gutinya umunyempano, kereka umuntu ufite ishyaka n'umwete byo gushaka Kristo. Ijambo ry'Imana ryarabivuze muri Matayo ibice 5, iravuga ngo hahirwa umuntu ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari uzabona Imana, ndetse ko n'ubwami bw'Imana n'ubwawe. Aka kamenyero rero gashobora kudatinya umuhanuzi cyangwa ufite izindi mpano, akajya yumva nyine guhanwa n'izo mpano nyine ari ibintu byiwe. Aka kamenyero ntigashobora gutinya umuyobozi, ntikatinya umukristo, ntikatinya umuririmbyi. Ariko si iherezo. Iyo umuntu yegereye Imana akihana kandi akemera kuyoborwa n'Umwuka Wera, Imana imusubizamo imbaraga n'umwete. Umukristo akwiriye kwirinda ko gukorera Imana kwe bihinduka akamenyero gusa, ahubwo agomba guharanira gukomeza urukundo rwa mbere, ndetse no gukorera Imana n'umutima we wose atishingikirije ku buhanga. Mwene data umaze kumva ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana riradukangurira kuva mu bute, kuva mu bunebwe. Wajyaga wumva ubute ukumva ubunebwe, wajyaga wumva umurengwe, ariko wari utarasobanukirwa umurengwe ari igiki. Ushobora kuba ufite umurengwe wo mu buzima bwawe busanzwe, cyangwa se ukaba ufite umurengwe wo mu buzima bw'umwuka, ukaba ufite imimerere ibura umwete, ibura ishyaka, ibiri byishimo mu byo ukorera mu nzu y'Imana no mu buzima bwawe bwa gikristo. Cyangwa se ukaba wumva urambiwe, utagishishikajwe n'ikintu wari usanzwe ukunda cyangwa ukora, ukumva nta munezero, nta mbaraga ugifite wo kugikomeza. Ni imirimo wakoraga. Ushobora kuba uhora mu rusengero, ushobora kuba uhora usenga, ushobora kuba uhora uririmba, ushobora kuba uhora utanga amaturo, ushobora kuba ukora n'iyindi mirimo y'Imana, ariko umutima wawe ukaba warakonje, amashengesho yawe yarahindutse amagambo gusa, kuramya kwawe kwarahindutse akazi, kuramya kwawe kwarahindutse umugenzo. Imirimo ukorera Imana
ukaba warayihinduye nk'inshingano ariko ari nta byishimo, ibyo bintu byose ukora utabikorera muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana riragukangurira kongera kwegera Imana ukayitura umutima n'umubiri. Ukayitura umutima n'umubiri kubera ko imibiri ni insengero z'Umwuka Wera. Hanyuma Imana ikongera ikakugirira neza, ikongera ikakuvomerera, ukongera ukuzura amazi y'ubugingo. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo reka amazi y'ubugingo antembemo. Ureka Umwuka Wera aba ari wunganza. Umwuka Wera, usaba Umwuka Wera aze muri wowe, usaba Umwuka Wera gukangure, yirukana ingeso mbi. Aho umwanzi yarateretse imirimo ye, Umwuka Wera atwike igitereko kitabaza cy'Imana cyongere gisubire ahacyo. Kuko ijambo ry'Imana ryakubwiye ngo wibuka aho wavuye ukaho, wongere ukora imirimo nk'iya mbere, kubera ko nutabikora Umwami Yesu aratangaza ngo azaza aterura igitereko cyawe ahacyo nutihana. Niwakire neza ijambo ry'Imana.